So imyaka 7 ngiki cyo turimo kwambikwa imbaraga ndengakamere kubwa cyangwa se za Mwuka Wera kubwo kohwerezwa. Ntawoherezwa adahawe ibyangombwa, kandi nanone uhaye ibyangombwa abiherwa kugira ngo yoherezwe. So imyaka yacu ko ari 7 yose rwose nakubwira iki ntihage na gatoya uzaburamo ko gufatisha kugira ngo bigushoboze gukora umurimo w'Imana, ko twese twahamagariwe kugira icyo tumara mu bwami bw'Imana, ntawavutse wo gupfa ubusa. Rero imyaka 7 ni package wayifata mu buryo bwose, amafaranga ndengakamere, impano z'umwuka, mbese byose ndengakamere, ubwenge byose fata kabisa. Kumwihariko uyu mwaka wa kabiri, kuko umwaka wa mbere wari 2023, wa kabiri rero turafokasinga ku ikintu cyo kwakira guhishurirwa muri package cyangwa se mu bikenewe. Turambikwa amaso, cyangwa turahabwa amaso, turahabwa amatwi, turahabwa ubushobozi bwo kumva no kubona birenze kamere, cyangwa se nicyo bita kuhishurirwa, birenze ibitekerezo, birenze imbone y'amaso, kuko hari impumyi zifite amaso zibaho rwose, niko Bibiliya ivuga, muzanye n'impumyi ariko zifite amaso. This is very important, kandi Imana itangaje ikintu ibishaka kugikora, kandi rero kuba tarangaye abayishaka babyakira, kuko ikimana ibishaka nuko kubera ko atari umunyakinyoma, icyo avuze rwose abagiteze baracyakira. Nicyo kigize Imana kuba umunyakuri. Ibyanditswe ngibi Zaburi 36 umurongo wa 10, Efeso 1:3, 15:21, Abakorinto wa mbere 2:9, 16, naho twageze hafi 20 ku icyo gice cya gatatu. Hanyuma Yohana 15:15, hanyuma ingoma ya 2 27, ndetse ingoma itangiro 18 17, Daniyeli 10:7, biriya byanditswe bya Daniyeli. Ibyo byose nimba mutaranandika ko nzajya mbishyiraho mbere ko mbisoma, so nta kibazo murafatira aho ngaho, munyemereye twa proceeding, right? Kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo. Buriya kujya kure y'Imana no gupfa pe, no kujya hafi y'Imana no kubaho. So biragapfa birakabura ukuntu kuba waba kure y'Imana. Rero uko twegera Imana niko twegera ubugingo. Noneho agace gakomeye aravuga ngo mu mucyo wawe nawe wawe niho tubonera umucyo. No kuvuga ngo itarakumurikira amaso ufite n'imbone gusa ntacyo wabona pe. Kandi hari abantu rwose hari ibintu ubona ukibaza se najyaga mbibona buri munsi, naho wowe nuko wari utarabona umucyo wawe utuma ubona umucyo. Abantu benshi arakubwira ati baba we, naze mbivuga ku gatanu, agakanura amaso akagira ry'agatangazwa n'umuntu bahorana buri munsi, naho uwo muntu ntabwo ari wahindutse, ahubwo niwe wagize amaso amubona neza. Ukabona umuhungu harasamye yataye umutwe ngo yabonye fiance, kandi uwo mukobwa amaze imyaka 15 hano 20, ntabwo ari yarivaje, ariko ahubwo amaso niyo yarahumye, noneho yahumutse. Umucyo w'Imana uduhesha umucyo mu buryo bwose. Yesu yabaza se bavuga ko ndinde, bakamubwira akavuga mwebwe se muvuga iki? Wabivuze wa mbere amubwira ati rwose ufite rezo, ariko ibyo ntabwo ari inyama n'amaraso yabikubwira. Mu yandi magambo, ayo maso yatumye mbona nka Mesaya ntabwo yakesha inyama n'amaraso,
ayo maso yatumye umbona ko ndi umwana w'Imana isumba byose. Ntabwo ari amaso y'abayuda, something supernatural. Kandi kubwo kubona kwe bituma number one ahinduka rutare. yari urubingo, ariyo Simoni. Amaso atuma ahinduka rutare. Petero, buriya amaso azaguhindura, ntacyo uzaba cyo utabanje kukirunguruka, kandi imirebere yawe izagukomeza. Umucyo wawe niwe ugira gute? niwe utubonera umucyo. Abefeso igice cya mbere. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se igira ite? Ishimwe. Yaduhereye muri Kristo imigisha yose. Ibikurikira mu byivugire. Hari amagambo nshaka numva muvuga. Ya mbere Mwuka, ya kabiri yes. Ya mbere itubwira nature, ubwoko bw'imigisha yose twahawe uko bumeze. Ni ukuvuga ngo nzaguha amafaranga ariko azaba ari mu madolari. Nature yayo ntabwo ari amanyarwanda, azaba ari amadolari. Natwe imigisha twahawe ntabwo ari imigisha ifatika y'inyama n'amaraso, ibanza mu mwuka. Imana ishimwe ko yaduhaye imigisha yose. Iri jambo yose rijya rimvana hasi, ntacyo yasize. Mwiriya yose harimo byose. Harimo umugore, harimo umugabo, harimo umwana, harimo imodoka, harimo ikibanza, harimo kubaka, harimo viza, harimo byose urota, harimo n'insina, harimo n'agasigisi, harimo n'amata, harimo byose, harimo icyansi, byose. Ariko iyo migisha yose nta n'imwe ifatika. Iri yo mwuka, ubwo ikeneye kuvunjwa. Icya kabiri, iri mu ijuru, ikeneye gukururwa. Ndabivuze? Mwanyumvise se? Navuze ko iteye ibahe. Ibintu bibiri. Imiterere yayo imeze ite? Mwuka. Hanyuma uhitura, ubwo se wowe uri hasi uzayigeraho uzajya gute? Ubanza kuyivana mu mwuka ikagera mu mubiri n'ibifatika, hanyuma ukayivana hehe? No mu ijuru. Rero abarangare polisani. Ibyo sinjye bivuze ariko nicyo cyanditswe. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo bwizerwa umwami Yesu, mugakunda abera bayo bose, mbashimira Imana ubudaca, mbasabira nsenze. Uko nsenze nsaba iki? Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibahe, ibagabire, ibahe iki? Ibahe umwuka, ubwenge no guhishirwa. Bitume iki? Bitume muyimenya. Mu yandi magambo, mutarahabwa ayo maso, mutarahabwa uwo mwuka, ntimuzayimenya, cyangwa muzayimenya nabi. Kugira ngo muyimenye uko bikwiriye, mukeneye iki? Umwuka, ubwenge n'iki? No guhishurirwa. Thank you. Umva rero, ngo amaso y'imitima yanyu. Mu yandi magambo, hari andi maso. Hari andi maso atari ayingiye y'imbone, yingiye aya ngaya aturumbutse n'abandi bareba. Hari andi maso atari aya ngaya aba mu ngohe. Hari andi maso atari mu bihenehene. Hari andi maso y'imitima yanyu abona uko hweza, mumenye ibyo mwiringizwa. Iri jambo mu yandi magambo, hari abantu bakennye batunze kubera ko batarabona, batarakira ibyo basezeranywe. Ikibazo ntabwo ari ikindi, macho na kufa na inaangalia. Noneho barakubona, bazabona n'ibindi, bazabona n'imbaraga, bazabona n'ibyo bategereje mu ijuru, ibyo bifitiye abera, bazabona n'imbaraga zazuye Kristo ziri hano, bazabona, nakubwira iki? Bazabona. Kono wa mbere igice cya kabiri 9. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba, ubwo ni wa mwuka. Ibyo ugutwi kutigeze kumva, ubwo ni ibyo wa mwuka basimbutse umubiri. Ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, barenza ubugingo, bageza ahantu. Ibyo byose Imana yabiteguriye
vuga cyane. Ubwo se utayikunda bo bafite iki? Ntabwo bo babona iby'amaso n'iki n'iby'amatwi n'ibijya mu mutima, ariko abayikunda hari akarusho. Narizi ko mubyumva. Mwene magambo uyu mwaka inshingano ufite nanjye mfite, be more friendly to God. Urusheho kuba inshuti y'Imana kandi birashoboka. Nuko ndazi kuririmba amaririmbye ngo you're the friend of God, he calls me friend, inshuti. Mundeke tazakoresha ibyo ndashoboye kandi nkuze. Ariko Imana bya bindi birenze amaso n'amatwi, birenze umutima, Imana irakabyara, iragaheka ku mugongo, iragatera imbere. Ariko Imana yabiduhishurishije. Mwene magambo ntabwo yabitweretse, ntiyabisobanuye, yajyanye ku rundi rwego, yaduhumekeye, yatweretse mu buryo bw'umwuka, yaraduhishurishije umwuka wayo. Kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mwene magambo abakunda Imana bazamenya n'ibyibitse, n'abayoberane yayo bazamenya ikigambiriye, bazamenya what is dream for. Rwose kuba guhishurirwa, Imana ishimwe ko uyu mwaka ari uwacu. Reka kubwa Mwuka Wera uhishurirwe byose Imana, ndetse umwuka gwe kurondora umutima w'Imana, umenye kwitekereza, umenye amayobera yayo. Mbese ninde mu bantu wamenye ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri walahi, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Mwene magambo nta wafata telefone ngo yitabe atari connecte kuri centrale. Hari umunara wa MTN hafi, nawe ukagira sim card bikagira, cyangwa se ukagira televiziyo ugafata onde, ariko ugomba kugira nawe icyuhuza. Kera ngo hari igihugu abantu babagamo bagafata amateleviziyo bagashyira antene ku nzu, ariko nta televiziyo hasi ifata, kugira ngo batere ubwoba gusa. Mbese ninde mu bantu wamenye ibyo undi atekereza ibyo? Imana nabyo ni uko imeze. Ariko twebweho talama mberengere ntitwahawe ku mwuka w'isi. Iri jambo mwuka w'isi hari amasaha umunsi umwe tuzayakugura. Ndadeba uburyo abantu basigaye bitwara, nkavuga se baratekereza ibintu byose byaracuramye. Ubundi kera bamenyaga umusazi bamumenye ku mutwe uko asokoje. Ubu ngubu ngo basirimu ni abadasokoza. Ubundi kera ubwanwa wari umwanda, ubundi atogoshe yabaga ari umunyamwanda, ariko ubu ngubu barabuterega nk'agasekurume. Ibi kera umuntu w'umugabo yambaraga ipantaro akayipfanyeza neza, ubu ngubu ugaragaza igice cya gatatu cy'igaraso ngo ni umusirimu. Iyi myuka ibyo se ndabihimba amasasu. Kandi ubwo n'abarokore nabo bakadwarwa n'uwo mwuka, ukabona barasa n'abandi bo. Ni gute umuntu w'Imana babwire Imana ntabwo ari baringa, sinamiti, sinibitekerezo. Imana nguko ufite umutima nayo ifite umutima, nguko uzi gukunda nayo buriya ari agasho gatoya kayo. Nguko ubabara watengushwe n'abawe niko ibabara yatengushwe n'abawe. Rwose iki kintu mukimenye rwose, ntabwo Imana atari igiti. He is sensitive. Imana kiracyarira abantu bazi ko ni Imana nyine bari nk'igiti gutyo, nawe yebabara ifite umutima. Actually twebwe turaga fotokopi kayo. Nta muntu wakwishimira ko abantu be basa nabi, ariko nibyo turimo. Imana ishimwe ku mwuka duhaye, ntabwo ari w'isi, ntabwo ari w'isi rwose. Nunabona n'umuntu ukoresha umwuka w'isi ukabona nyine, njya mbona abantu ubona
bagafata isi bakayishyira mu cacu, ukabona umwana w'Imana, umukozi w'Imana ngo yakomeye, ababodyguard 20, igituza aho ngaho atera ubwoba. Ntawe uyoboza abantu ubwoba, umuntu yabayoboza urukundo na influence iva ku Mana rwose. Hakabona ariko akumva arabiryohewe, patrole Land Cruiser 20, usore barebare rusumba Bruno, bagasimbuka mu modoka gato, tera bwo gutyo, ukabona bafite utuntu hano gusa. Abanzi bavanahi, ubundi ujya kubarema abo banzi bavanahi. Umuntu w'Imana agira abanza bavanyehi. Yego ntituzakundwa na bose, nanjye n'umugati Karinda sweet bread ndokundwa na bose, ariko nanone ntabwo waba umwanzi w'abantu, uri umuntu w'Imana. Kuko uko utsindira security ni kuba insecure. Ntabwo waza gushaka ngakunshaka ntacyo mfite, njanga ndari protege, ntabwo waza kugira. Ariko njanga mukabona ntagiye kubazana abantu 12 bari inyuma bareba maneti y'imikara, muravuga MASASU hari icyo ahisha. Ariko uwo ni umwuka w'isi. Mwisi umuntu yayoboza abantu bateye ubwoba, mwisi umuntu ntabwo uhobera wese, mwisi kugenda ukomera ni kugenda ubura. Kwawe umwuka uva he? Twawo umwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yagize ite, yatugabiye ubuntu. Just God give us. Harimo n'impano zayo no guhanura n'ubuntu gusa. Everybody can be prophet. Harimo tuzagomba gusora, ari byo tuvuga ariko tubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, philosophy, ahubwo tubivugisha amagambo akomoka ku mwuka. Umva rero, dusobanuze iby'umwuka bindi. Mwani magambo tuvuga langage ya esprit. Umwuka ku mwuka birakomunika, wamugani antene na antene, telefone na telefone, ariko tuvuga imvugo imwe. Muri imvugo ni iki? Ni ugufata code ariyo magambo agize iyo mvugo, hanyuma ukavugana ukayishanja iyo code n'undi uzi iyo code ushobora kudekoda. Ubundi ikinyarwanda ni iki? Ni amagambo y'ikinyarwanda. Noneho nkayatondeka nkashyira hamwe, nawe uzi ayo magambo icyo bisobanuye akumva ibyo mvuga. Noneho rero kugira ngo wumve iby'umwuka, ni uko umwuka akodifya mu mwuka, nawe ukadekoda mu mwuka, bukamvikana mu mwuka, iby'umwuka bigakomunika kimwuka. Ndimwumva? Uragira ngo ahangange mfukamye nkandura muri biganza, hari uwanyita umusazi, kuko iyo mvugo ntabwo ayizi. So ubundi umuntu umugabo yicara hasi kubera iki? Nsendere ahangaha arambarara gutya, hari uwavuga biriya se ni ibiki? Ariko kuko iyo mvugo ntabwo ayizi. Ariko uyizi aravuga, bagenzi banjye, Mama yaraducuze neza, asendereye imbere ya twese, warabyifuza kubera ko iyo mvugo arayumva. Iby'umwuka tubisobanuza iby'umwuka, tukavuga indimi mwuka. Mundekese sike. Ari byo tuvuga ariko tabivugisha. Ariko umuntu wa kamere walahi ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa. Impamvu atabasha nuko bigira bite? Bisobanurwa mu bundi buryo atakumva we. Ntabwo imbwa yamenya agaciro k'amafaranga. Imbwa ntizi amafaranga, ntabwo izi n'imbaraga papuro, ntabwo izi. Imbwa nyine haraba niyo Yesu yavuze ngo ntimugahe ingurube, ntimukayihe ibintu by'agaciro. Guha ingurube ukayambika shenete n'agasaro, ntacyo ingurube se n'agasaro. Ariko umuntu wa kamere ni batazandega. Umuntu wa kamere ni umuntu nyamaswa. Umuntu wa kamere rwose ntabwo abyumva biriya, ntabwo abyumva. Imana iravuze, ivuze se ivugiye ivuze ite se?
nawe si wowe sha nuko uri impumyi. Imana ngo yakubwiye mwahuriye se, yavuze mu gifaransa kubera ko ntabwo byumva ibyo, uri étranger kwiyo mvugo, ariko abazi ibyo bintu, ababizi ibyo abazi ibyo ababizi barayisobanuza, ntabwo bishora nk'abandi. Umva rero akaba atabasha, umva uwa kamere ntabuze iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ya 15 kusha ariko umuntu w'umwuka ko mutamfasha agira ati, vuga cyane, subira de, nyongera kabisa, mpaka icyumweru cya mbere cy'umwaka wa 2024. Arondora byose. Buriya hari abantu batazi ko tubona amafuti yabo. Buriya bajya baca umugani ngo ntawigisha ingendo ikuze gusimbuka mu biti. Hari abantu bakagenda imbere akagucenga akakubwira amasasu, rero abona akakudadira akagira ngo kuko uri umunyamwuka ntabwo umubona, nawe ukicecekera. Uzi ko mudukoresha ibyaha, akubeshya ko agukunda atagukunda, nawe ukamubeshya ko ubyizeye, mukabeshyana. ngera ngaceceka, ntawe urondora. Umuntu w'umwuka ararondora. You can't lie to me. Ni nk'uko umwana, nta mubyeyi wakonsa umwana rubanda atazi, arabizi. Nta mubyeyi wibeshya mu konsa, aramenya ko uyu nguyu ari uwanjye. Ntawe. Umunyamwuka ararondora, ntiwambeshya. Niyo ugiriye umuntu akakubwira ati rwose ngira inama, ni we si we, kandi ubwo karahengamye, karakunze kera, arashaka kukumvira gusa ubusa. Hari uwo nabwishe, nabwiye uriya muhungu azakwica nabi ntimubane. Uzi icyo yambwiye? Yarambwiye ngo ariko ngo nubwo adakijwe nkatwe ngo n'umwana mwiza. Umwana mwiza ashaho ceceka, ntabwo bize. Umunsi umwe se umubyara yitwa Satani azagusura nka sobukwe, azagutikura, uzambwira amakuru. Sindi hano n'agahara kanjye. Vuga ngo arondora, nanjye ngatangaza murundure, mwakira umwuka wo kurondora. Murondore byose, apana bikeya, apana bibiri, murondore bingahe? Murondore bingahe? Murondore byose, mumenye ibizaza mu bitandukanye n'amafuti, murondore. It's your gift. Arondore byose, nyamara ubwe ntawa iki nicyo kiri atari sasa, ntawa murondora. Buriya hari igihe urondora se gute, wamenya sute ikimenye. Akambereke umuntu umupagani ntabwo ashobora kumetriza neza reaction uri bukore. Rimwe umuntu tubana mu gipangu yajugunye imbirika, ayijugunyiye umuntu wundi mu gipangu twabagamo, maze imfata hano gutya no kukanwa gutya. Noneho yibaza, kuko yarazi ko mbere nari karateka, yarazi ko igikurikira ndamukubita umugeri bita amawashigeri, kandi amenyo make yavamo n'atatu. Noneho ahagarara ndeba gutya, ntiyamenya ko hagati ya kera n'ubu nakijijwe. Buriya umurokore nyawe ni imprévisible. Ushobora kuvuga ngo azagenza gutya, ariko umwuka akamubwira do this. Aho niho dutera abantu urujijo. Ashobora kugira ngo uramwishyura inabi yakugiriye, akanabyitega. Ariko atangazwa nuko wowe hari byakuretse mu mwuka biguhesha imbaraga zo we azi ko utabishobora. Kubera iki? Ntawakurondora. Wowe warondora byose, ariko wowe ntawakurondora. Mu magambo, ntawakumetriza. Umugabo n'umugore baje kundeba, bicaye hano, ni benshi bandeba, umugabo n'umugore.
ni benshi, iyo nta nkuru irakabamo. Bicara imbere yanjye, noneho umugabo ntiyarazi ko umugore afite amakuru yose, yabamwandikira mu kazi, yabamugira gute. Bicara imbere yanjye, maze umugabo atangazwa nuko umugore afite amakuru yose, arayamuzanira pya imbere yanjye. Mbona umugabo ni na muremure, mbona umugabo arasamye, mu yandi magambo aya makuru uragira ugaceceka. Hanyuma rero ndeka mbireke, uvuga ngo ndawandondora usibye ijuru. Reka tugende. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza, twebwe dufite mind, twebwe iki nicyo turusha abantu. This is the best. Ntabwo wapfa kwiha mind ya Christ. Ubu ni ubuntu, gusangira kamere na thinking ya Christ, gutekereza nka Kristo. This is just amazing. Twebwe dutekereza nka Kristo, uko yiyumva niko twiyumva, uko apanga niko dupanga. Bagenzi, iki kintu kirakomeye, ariko ntitugikoresha. Kunyagwa bizigahera ni ubuswa. Senge bita abagaragu, kuko umugaragu atazi igitandukanye umugaragu n'inshuti. Shebuja akora, ahubwo mbese inshuti, kuko ibyo numvise kuri data bingahe ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Ane magambo, a friend must know the secret of the friend. Igitandukanya friend na servant, igitandukanya umugaragu ndetse n'inshuti n'ubumenyi, n'icyo amenya. Ntabwo umukozi wo mu rugo amenya icyo bose akora. Bamuha amafaranga ujya guhaha, genda uzana amakara. Ntabaza vie harya amafaranga y'amakara uyakureye, ajya guhaha. Nta mukozi ubaza boss baguhemba ngahe, uwo mukozi ni umurozi gusa. Nta mukozi ukeneye kumenya, aravuga boss ubu ngubu wakoye madama ngahe, umukozi nk'uwo wamwica mbere ko agira. Ariko inshuti, uko wita umuntu inshuti niko agenda amenya ibintu. Madame twahuye gutya, bansabye gukwa inka ebyiri, nari mfite imwe, indi onko arafasha. So uko ugenda, iki kintu cy'ubushuti kiri very key. Yesu aravuga ikibatandukanya na rubanda nuko mwebwe muri inshuti, kandi ikizaraga ko muri inshuti nuko muzamenya, nuko nzabibira, nuko nzabahishurira, nuko nzagira icyo mbongoreye. Nabivuze ahangaha, nababwiye uburyo mu minsi mikuru haba invitation atandukanye. Hari invitation baha abantu rusange, reception, no kujya mu nzu y'Imana. Kanaka bazarongorwa na kanaka ku rusengero, Restoration Church Masoro, saa 7 mukajyayo. Hanyuma niturangiza abatumirwa bazakirwa Ntare, cyangwa bazakirwa muri tende ka Kigali. Mugataha mwese. Ariko byagera 2:00 abasaza bari kuvugana bagiye kurangiza, hakatamo umuntu agenda avuga mu gutwi k'abantu, nibagenda usigare kubera ko hari soirée irabera Marriott. Iyo invitation ntabwo wayiha buri wese, cyangwa wowe ntabwo wagize soirée, wowe nta bushobozi wari ufite. Pole sana. Vuga ngo ndi inshuti, kubera ko ndi inshuti ya Yesu, azampishurira, azambwira ibye. Haleluya. Ndagiye rwose kugira ngo mbashobone iki kintu. Mana yacu si wowe wirukanya abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro. Icyo urashaka kuvuga iki? Inde inshuti yende? Ijambo ntiryagushimisha nawe? Can you be happy to be called a friend of God? Kuba inshuti, inshuti hari ibyo bayiha,
inshuti y'Imana Aburahamu, reka nkwereke connection hagati y'ubushuti n'amabanga. Umva, Uwiteka aribaza sikiyadi Aburahamu nagirane vuga cyane de mpamandi magambo. Aburahamu nareka kumubwira, Aburahamu nareka kumuhishurira, Aburahamu kuko ari inshuti afite uburenganzira bwo kumenya. Iyi ni Imana yibaza. Uzi Imana yibajije, Imana yibaza ibintu tubiko danger. Uwiteka aribaza ati Aburahamu nanjye kujya mu inshuti yanjye namuhisha icyo ngiye gukora. Aka kantu karwe ko batera umujinya mutagatifu. Aka kantu mu yandi magambo, nothing God will do before he communicate to his friends. Mu yandi magambo, gutungurwa n'ibyo wakamenye nuko utari inshuti y'Imana. Mu yandi magambo, uko ugenda ucudika n'Imana niko ugenda uba avize, averti, awareness. Kubera ko inshuti nyanshuti ntabwo itungura inshuti yayo, tereka gutungura kwiza byawe mwita surprise, surprise. Ese Uwiteka aribaza, nanjye ndavuga mu mwanya w'Uwiteka, nanjye ndibaza twaba turi inshuti ngakwima kukubwira amakuru. It can't happen. So mu yandi magambo, uyu mwaka ukore ku kintu cy'ubushuti n'Imana maze amakuru yamenye. Nanjye ko mvuga amena nziza. Uwiteka aribaza ati se MASASU inshuti yanjye namuhisha icyo ngiye gukora. Mu yandi magambo, nakora icyo hishuriye mbere. Ese namugira icyo naramubwira? Hari umukobwa wansuye ejo bundi arambwira gutya, ndagusaba ikintu, nenge gusaba wenda kiragutesha umutwe, ariko ndakigusaba mbitariki nzarongorerwaho. Erega yayitahanye oragira n'abantu bari bagera mbitariki. Mu yandi magambo, si wayihaye Debora, si wayihaye Esther gashagaza, si wayihaye nani, kuki se njyewe urayimpatu? Yayitahanye. Impamvu ni buretse cyumweru cya mbere cy'umwaka w'uru taza kundeza rubanda wowe cyangwa niteje rubanda. Uwiteka aribaza ati mufate Imana yicaye mu office iri kuvuga ngo how can I hide this to my son? Mufate Imana iri mu office iri kwibaza, iri kwiyenteroja, how can I? Elisha yabwiye Gehazi aravuga gutya ngo uyu mugore afite agahinda kandi Imana ntiyabimbwiye. So wa mugore wa Sunamiti wandi wahabwaga umwana w'umuhungu aza no gupfa, hanyuma umudamu ajya kumushaka kugira ngo aze kumuzura. So aza arabaza, genda umubaze ni amahoro. Aragenda amubaza ni amahoro. Umugore avuga ya ni amahoro. Arambwira ya, ariko amusiga yiruka nkajya kugana kuri Elisha. Aguye ku maguru ya Elisha aravuga ngo mureke n'agahinda kamutakisha, kandi Uwiteka ntabwo yabimbwiye. It's like he should have told me about this lady. Ningavuga Mana ni gute ntamenye ibi bintu? Kuba inshuti ni ukumenya amabanga y'inshuti, kandi Imana ntabwo irobanura ku butoni. He can make you his friend. Imana yakugira inshuti pe. Ndaga mbona kera abantu batubwiraga amakuru bakadutera ishyari. Imana yavuze ngibaze izanganiriza ryari bagenzi banjye MASASU. Ngewe ndapfuye amatwi. Cyangwa abona abandi burya akakubwira ya he was with God. Imana yamubwiye exactly. Hari wandondoye rimwe ndiho ndarwana n'amasantima yanjye yarandondo. Navuga se uyu mwana yansomye ni satellite. Ariko naje gusanga nta n'umwe utaba inshuti y'Imana. It's about choice. Nta n'umwe utaba inshuti y'Imana. Nta n'umwe. Indi nshuti wenda nze kurangiza. Ninge Daniel gusa
wabonye ibyo neretswe. Mwene magambo ayongeraho ariko abantu twari kumwe utwari ibyo wabona abo mwicaranye ntibabibone. Kubera iki? Nta maso bafite nkayo ufite. Nanze ko mwabisomye neza. Ninjye Daniel gusa uzi ko mu bantu wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ibara afyo mu mandazi ntacyo babonaga. Ninjye gusa wabibonye, ariko abantu twari kumwe afyo bari barangaye, ariko barangaye njye mbona. Imana irabinyereka kandi sinari njyenyine, hari abo twari kumwe gusa bo ntibagize amahirwe n'ubuntu bwo kumenya ibyo ndi kubona. Njye ndabona abo babona ariko batabona. Kubera iki? Hari ibyo yanyeretse abinyereka mu bantu, ariko abo bantu nta n'umwe wamenye ibyo ndi kumenya. Ibinyereka ibyo ni Daniel gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona. Kubera iki? Ahubwo bahize umushyitsi cyane, barahunga, bagira bate, barisha. Umva impamvu rero yamweretse niyi. Yewe Daniel mugabo ngera bihuze rero byombi. Kuki yagize ibyo yerekwa abandi bari kumwe ntibabibone? Ndarangije. It's possible to love God. Kandi njyewe rimwe na rimwe yarambwiraga amasaha, uko ubigenza mu buryo bw'inyama n'amaraso niko nanjye mbigenza. Ukunda ntumuha surprise ndi nanjye ngira du surprise. Nk'ubu ejo wiriwe mu nzu ukikingirana ukafunga telefone tukavugana twembi gusa nta kajagari. Urumva ataraga surprise keza. None se kukunda umukobwa rimwe naze nagiye gusenga ndakama, arambaza urakamye sha? Ugana na fiancé wa uriya mukobwa mabu, ntabwo wamaraga amasaha 10 ugifite amagambo. None ungeze imbere urakamye, mwene magambo ntabwo nkunda nka Alice. Simple. Hari ibintu takeneye byinshi, ubwenge bwinshi. Just analogy. Umuhungu wakunze umukobwa ahamagara amasaha atabarika kandi ntabura yinite. Kuki ubura yinite y'ijuru? Ngo nuko utarakunda bihagije. Umuhungu ufite, nanjye kubivuga, umukobwa wanjye afite fiancé, afite fiancé amasaha atandukanye naho fiancé we ni amasaha 7. Amasaha 7. Yani magambo yo bukeye hariya buraya hafi kwiranga. Mbimenyane ubu ngubu basiga sinzira ku manywa kubera ko nijoro aba ya telefone. Ikintu cya mapenzi ni kitu danje. Mapenzi Estero wabayuti mama wirirwa Kigali ukarara Canada. Abanyarwanda tumugani ngo Imana yirwa handi. We Estero we yirwa handi karara handi. Atanyumva ariko ababwire ikintu cya mapenzi. Mapenzi ni ikintu gikomeye. Mapenzi ndashaka ko nza umunsi nasinzire muzavuga muturiya mugabo n'amafuti ye menshi yakundaga Imana. Kandi pe ndashaka ko icyo kinashaka ko nta numwe muri mwe buzandusha gukunda Imana. Nimba hari amarushanwa nakora, I wanna be the first loving God more than you. Ndashaka ko mubyumva. It's important kubera abantu bakunda iby'Imana bakunda Imana. N'abasabirizi gusa. Ndashaka umugabo, ndashaka umugore, ndashaka utwana, ndashaka container, ndashaka telefone, utundu sapt. Bite n'isoni kubona utunzwe no gusabiriza gusa. Nta n'umunsi wambwira uti ndaguha bizu. Ibyo gusa gusabiriza. Yego simvuze ko ndabyifuzo dufite, ariko kameme ntabwo uzatungwa n'ibyifuzo no gusubizwa relation bagira ngo Yesu ni mashini bashiramo gutya bakavanamo ibintu. Ntabwo ari mashini, afite umutima yakundwa. Yanakumbura abaze we ibyo mutaze nuko abakumbuye kurusha wowe.
so umunota wanjye usigaye umwe, nimba nsenga nimba mbirukana, ariko mbatera ishyari mureke ibintu byo mukunda Imana, munamenye amabanga yayo. Murakoze, ndarangije rwose. Mameranye bukije ngiye gukinga, nimba uri ahangaha utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukiri hanze y'urupangu, waza rwose kumwakira ukavuga mwami, usibye no kuba inshuti baza twari n'abanzi, reka nze ngutunge by'ikibi. Wahaguruka ukiruka ukihuta ukaza imbere. Ibyo bintu byo kujya dukandakanda abantu bajya gukizwa nabyo tubivire kimwe, ntabwo tukandakanda. Uranyumvishije ko ukeneye kumira Yesu, haguruka aho uri uze wihuta, ngwino se.